Umva iyi nkuru kugeza irangiye. Umunsi umwe umukobwa yitotombeye se cyane kubera ko ubuzima bwe bwari bubi cyane kandi ko atari azi icyo yakora n'uko yabigenza kugira ngo buhinduke. Yari arambiwe guhora arwana n'ubuzima igihe cyose, niyo byabaga nk'aho ikibazo kimwe gikemutse ikindi cyahitaga gikurikiraho. Se kubera ko yari umutetsi yamujyanye mu gikoni, yuzuza inkono eshatu amazi, ashyiramo umuriro mwinshi ungana munsi ya buri nkono. Inkono eshatu zitangiye kubira, yashyize ibirayi mu nkono imwe, ashyira amagi mu nkono ya kabiri n'ibishyimbo bya kawa mu nkono ya gatatu. Nuko we n'umukobwa we bicara hafi aho bateka nta jambo na rimwe amubwiye. Umukobwa arategereza yihanganye yibaza icyo se ari gukora. Nyuma y'iminota 20 se w'uwo mukobwa yazimije uwo muriro, akura ibirayi mu nkono abishyira ku isahani, akuramo amagi ayashyira ku isahani ndetse n'ikawa ayishyira mu gikombe. Nuko abaza umukobwa we ati, "Mukobwa wanjye, ni icyo uri kubona?" Umukobwa ati, "Ndi kubona ibirayi, amagi n'ikawa." Nuko se aramubwira ati, "Egera hafi hanyuma ukore ku birayi." Umukobwa abikoraho. Papa we aramubaza ati, "Urumva bimeze gute?" Umukobwa ati, "Biroroshye." Papa we amusaba gufata igi rimwe akarimena. Amaze gukuraho igishishwa cy'inyuma abona igi rihiye rikomeye. Papa we hanyuma yamusabye kunywa ku ikawa, gusa kubera impumuro nziza iyo kawa yari ifite yatumye amwenyura. Nuko umukobwa abaza papa we ati, "None se papa, ibi bishatse kuvuga iki?" Papa we yongeye kumusobanurira ko ibirayi, amagi ndetse n'ibishyimbo bya kawa buri kimwe cyahuye n'ingorane zingana nk'iz'ikindi, ariyo mazi abira, ariko buri cyose cyabyakiriye ndetse kibinyuramo bitandukanye. Aramubwira ati, "Ibirayi wabonye ko byagiyemo bikomeye, ariko mu mazi abira byoroshye. Igi naryo ryagiyemo ryoroshye hamwe n'igishishwa cy'inyuma kiririnda kwangirika. Ubwo narishyiraga mu mazi abira, imbere mu igi hari horoshye hameze nk'amazi, haje gukomera." Yakomeje amubwira ati, "Ariko noneho ibishyimbo bya kawa byo byari byihariye. Bimaze guhura n'amazi abira, byahinduye amazi birema ikindi kintu gishya." Nuko se abaza umukobwa we ati, "Ese uri iki muri ibi byose? Ese ingorane zikomanze ku rugi rwawe uzisubiza ute? Ese uri ibirayi, uri igi se, cyangwa se uri ikawa?" Mu buzima ibintu byinshi bitandukanye bitubaho, ariko ikintu cy'ingenzi gifite agaciro ni uko duhitamo kubyitwaramo. Dore ni uko ubuzima bumeze. Ubuzima ni ukwiga ndetse ni uguhindura ibyo wabonaga bimeze nk'ibibazo ukabishakamo ikindi kintu gishya cyakugirira akamaro. Naho ubundi ntabwo wategereza ibyiza gusa, kuko nabyo ubwabyo ni bike cyane kandi ntabwo bigera kuri buri wese. Tugushimiye wowe wahisemo gukurikirana Mushatsi TV, tukwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, no gukanda like unakora share ku nshuti zawe kugira ngo nazo zumve ibiganiro dutegura kandi tukabagezaho kuri channel yacu ya Mushatsi TV. Banadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka Facebook, Instagram, Twitter, hose dukoresha Mushatsi TV.